turabasuhuje bene data mugira igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya mwiza twongera gufatamiriza hamwe kwiga ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato buri gitondo. None tugeze ku ngingo ya 5. Reka tubanze gusena. Data mwiza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe biramukanya natwe. Mubyeyi, uduha umugisha wo kumenya ijambo ryawe no kuryitaho kugira ngo ryerere imbuto zo kwihana mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Reka dukomeze rero tuhe mwene data akanya atwibutse ingingo twize ejo, anadukomereze ikurikira. Urakoze cyane. Ejo hashize kuwa 4 twabonye ingingo ivuga ngo kugera ku rugero ngo heze. Twabonye uburyo dukwiye kugira imibereho y'ubukristo igaragarira mu buzima bwacu bwa buri munsi, yuko dukwiriye kugira iterambere mu by'umwuka kandi tukarangwa no kuyoborwa n'umwuka wera. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ingingo kwa 5 ivuga ngo abanyamahoro. Ikibazo cya A kirabaza kiti vuga uko ubuhanuzi bwo ndi Yoweri 2:28 kugeza 32 bwasohoye. Agiye kuturebera aho ngaho muri Yoweri 2:28 ubuhanuzi bwasohoye, tubone gukomera tureba iby'abanyamahoro. Yoweri 2:28. Hanyuma y'ibyo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura, abakambwe banyu bazarota, n'abasore banyu bazerekwa, ndetse n'abahungu banjye n'abaja banjye nzabashyikira ku mwuka wanjye muri iyo minsi. Mufise iby'ubuhanuzi hano. Ubuhanuzi bwo muri Yoweri 2:28 izamuka 32 hano bava gutuvuga ukuntu bwasohoye. Hano umwuka w'ubuhanuzi harabisobanura. Nshuti musomyi, nkuragije ijambo ry'Imana ngo ababwirigiye no kwizera kwawe n'ibyo ukora tuzacirwa urubanza n'iryo jambo. Muri iryo jambo ni Imana yasezeraniye ko mu minsi ya nyuma izatanga amayerekwa atari yo kuba umugenga mushya wo kwizera, ahubwo ni ukugira ngo ubwoko bw'Imana bukomezwe kandi abatandikira kuri kwa Bibiliya bakosorwe. Murumva ko Imana yatanze amayerekwa muri iminsi y'imperuka kugira ngo twebwe abayoba itugarure kandi n'abatandikira ukuri kwa Bibiliya dukosorwe. Nta handi Imana ibinyuza ni mu ijambo ryayo no mwuka w'ubuhanuzi. Ntekereza ko ubuhanuzi bigenda busohora muri iyi minsi y'imperuka. Ikibazo cya B kirabaza kiti nubwo abantu wiringira ko hazabaho amahoro, ni iyihe mimerere ibabaje amaherezo bazageramo? Yoweri 3:9-10. Nimwamamaze ibi mu mahanga, mwitegura intambara, muhagurutse intwari, abarwanyi bose bigire hafi bazamuke, amasuka yanyu muyaciremo inkota, n'imihoro yanyu muyicuremo amacumu, n'umunyantege nke nawe ahige ko ari intwari. Ubungubu nubwo ubutumwa bwumvikanira hose ngo ni amahoro, hatirenge kw'ikiri usanga nta mahoro. Umaze gusoma muri Yoweri igiyo ntambara, amasuka yanyu nacuremo amacumu, n'imihoro muyicure n'inkota. Iyo ntambara uko uyumva umva ko ari intambara y'imigaragara koko intambara z'ibigaragara ziriho, ibihugu biratera n'ingingo, ngira ngo kigenda tuvyumva umunsi ku wundi, amakuru agenda yumvikana. Ariko no mu by'umwuka mu bintu hacu Kristo intambara ubu ngubu tuzihoramo. Sipani n'abamarayika bo Yesu Kristo nigeze kuvuga ngo umukazana ntazumvikana nyirabukwe, umukobwa na nyina ntazumvikana. Ubu kuri ubu ngubu bitewe n'ukwizera kwiyoboka Imana kuzima kandi bushyitse buhora mu ntambara. Muri Yobu 9:1 navuga ngo igihe cyose umuntu akiri mu isi abakasha igihe muntu rwose te. Nano umigisha barabivuze yuko isi yuzuye umwuka w'intambara, wanuze ngo binanye 11 bukaba yenda gusohora kuko ligeti natubibona
ariko ubu ngubu nubwo sinzi nawe namwe mubibona, ubu ngubu mu miryango buruzemo intambara, inshuti zirashwana uko bwije n'uko bukeye, mw'itoyo zite amatiku, ubushyamirane biramangara hose. Ibyo byose rero birerekana neza yuko Satani n'ingabo ze bahagurutse uko bazi pe, basigaje igihe gitoye. Rero wenda nawe ndakora umwanya mu kanya icyuvuga ikibazo cya se, ariko bose nk'uko bushyamirame, uko tumvikana n'igipfira hose. Imana rero dushoboze ukomeza gushikama no guhagarara dushukamye mu gepeze. Ikibazo cya se kibaza kiti, icyo gihe se abakiranutsi bari hehe? Abakiranutsi bazabane ni were patutu mu gatangasa. Uwiteka azivuga ari Siyoni, arangurura ijwi ari Yerusalemu. Ijuru n'isi bizatigita, ariko Uwiteka azabera ubwoko bwe ubuhungiro, abere Abisirayeli igihome. Sinye amagambo meza cyane n'umutima. Nubwo ibigeragezo biriho, nubwo turi mu bihe bigoye kandi by'akaza, ariko mfeke nano mubinzo sinya ikindi warenzaho tubasubiza hari n'ubindi hari kumvikana neza ngo abanyamahoro rero ubwihisho bwabo ni muri Kristo. Niwe gihome kirekire kibakingira, kandi koko umwiringire umwisunga azamurinda abamahoro gusa. Aha rero umuntu wese uri muri Kristo aba umunyamahoro, nta ntambara, nta rwaserera, nta mijagararo, nta shyari, abafite amahoro yo mu mutima. Icyo nicyo kimenyetso kigaragaza yuko ari mu Uwiteka nyine. Bose natwe bimareke amahoro Kristo atanga yandi avuga muri Yohana 16 atari nk'ay'abisi batanga, atawe imitima yacu mu izina rya Yesu. Amen.